radiyo umurage. radiyo umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. radiyo umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi waba umurage wacu .com. Nshuti mwese mwitabiriye gukurikira radiyo umurage, twongeye kubasuhuza. Tubifurije ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni igikurikira icyo mwigeze kumva mu bihe byashize, no kuvuga mu mezi ya nyuma y'umwaka ushize w'2015, ikiganiro kijyanye n'umugore. Muri icyo gihe twababwiye muri rusange ikiryo jambo rivuga, tubabwira amazina arikomokaho, tubabwira ndetse n'amagambo amwe namwe ya kinyarwanda arimo imigani n'ibindi biboneka mu vanganzo, byose bigusha ku mugore. Icyo gihe byari muri rusange. Icyo twaheraho mbere yuko tugusha ku ntego y'uyu munsi, nuko rimwe na rimwe bitoroha kumenya niba umuntu ari mu kigero cyo kwitwa umugore. Niba koko umuntu wese tuvuge ufite imyaka kuva kuri 18 kujyana hejuru aba ari umugore cyangwa akiri umukobwa. Ahangaha rero hari igihe abantu bashobora kubitiranya, cyane cyane ko iyo umurebye ku maso gusa utamenya uwo ari we, utamenya niba ari umugore cyangwa umukobwa, kuko nyine nta cyapa kiba kibanditseho. Icyo umuntu yavuga ariko nuko umuntu washatse akaba yarabyaye cyangwa atarabyara aba ari umugore wa runaka. Muri urwego hajyamo abagore bafite abagabo, ababigeze bagatandukanywa n'impamvu izi n'izi. Abo ni nk'abapfakazi cyangwa se abatandukanyijwe n'amategeko cyangwa se ibindi. Ikindi, umugore wabyariye iwabo birumvikana nyine ko aba atakiri umukobwa, aba ari umugore, kubera yuko kugira ngo abyare nuko haba harabayeho umutera inda ari we mugabo. Hakabaho rero n'umukobwa uba yaragumiwe, yaraheze kwishyiga. Aha utamuzi yamwita umugore, kubera ko nyine iyo amurebye abona atakiri mu kigero cy'inkumi, abona ahubwo yararenze icyo kigero, yarasingiriye ikindi kigero cy'abantu bari bakwiye kuba bararwubatse, bari bakwiye kuba barashinze urugo. Hariho n'abagore b'urubavu ruto ushobora kwitiranya n'abakobwa. Nk'uko rero mubyumvise, birakomeye guhura n'umuntu ngo ube wakwemeza 100% ko ari umugore cyangwa ko ari umukobwa. Hari hamwe ushobora kubatandukanya bitewe n'imyambarire, ariko nabyo ntibyoroshye buri gihe, kuko hari nk'abagore b'amajigija usanga biyambariye nk'udukumi, mu gihe hari inkumi usanga zambaye igikecuru. Uyu munsi turibanda ku birebana n'umugore, ariko cyane cyane mu buryo afatwa mu mibanire y'abantu ya buri munsi. Tukaba rero turi bwibande ku ngingo ijyanye n'ikandamizwa ry'umugore, ku busumbane hagati y'umugore n'umugabo. Muri uru rwego turagenda tureba ingero zimwe na zimwe mu muco w'Abanyarwanda, tuzigereranya n'izo mu mico y'ahandi. Aha twakwibaza niba mu muco nyarwanda koko babona yuko hari ubusumbane buri hagati y'umugore n'umugabo. Bagenzi banjye dufatanyije iki kiganiro, mbere yuko dukomeza, babanza bakibwira abatabazi cyangwa se bakiyibutsa abasanzwe babazi. Nitwa Daniel Tuyizere, ndi mu bantu bakunze kwitabira imirimo y'iradiyo umurage, kandi nk'uko nakunze kubivuga muri rusange nkaba nkunda kuganira kuri iyi nshoza y'umuco n'ururimi rw'ikinyarwanda. Nge nitwa Damas Birekeraho, nanjye nkaba n'umwe mu bagize ikipe y'umurage. Abakunze gukurikira radiyo umurage mukunze kunyumva mu biganiro bijyana n'insigamigani. Iyo umukobwa mwiza yibera mu cyaro kandi yaciye ibintu,
abasore baramukunda ariko abakobwa ntibamwiyumvamo ntibamwita umwibone ntibamuziza iki ngo yigize umunyakigali ngo yirira amafiriti gusa ngo agishaka gusa nyiranabo ngo ntiyarya amamesa yanduza amenyo koga gifura yiyogera give aradefiriza cyangwa agatera kanta asikurimba cyane yambara gudire ngo niwe nyampinga mu rusisiro oya ntiyatonora ibitoki n'amakaka makamujya mu ntoki ze kandi ntiyahata ibirayi bagomba kubaho nk'abanyaburayi avuka kwa venerana kandi ngo ni bo bakungu imyaka ntirangwa iwabo yakwisiga ihina yisiga verini. Daniel aha twavugaga ngo hari ubusumbane wenda mu muco wa kinyarwanda bwaba bugaragara hagati y'umugabo n'umugore ngo hari ikandamizwa watubimburira ukatubwira uko ubona iyo ngingo. Nibyo iyi ngingo y'ubusumbane hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se uburyo umugore afatwa mu muco wa kinyarwanda ni ikintu kigaragara cyane. Imiterere y'umugabo n'umugore ntabwo bateye kimwe mu misusire yabo cyangwa se uko Imana yabaremye kubemera uwo murimo Imana yakoze. Ntabwo dufite imbaraga zingana, ntabwo dufite imirimo imwe kamere. Umugabo ashobora gukora imirimo imwe n'imwe y'ingufu, umugore akora indi mirimo. Urugero nko kubyara, umugore aratwita, umwana amara amezi 9 mu nda ya nyina. Ntabwo rero byoroshye kugira ngo bavuge ngo kugira ngo abantu umugabo n'umugore bareshye reka umugabo nawe ajya twita umwana umwe, umugore atwita undi, cyangwa se umugabo atwite amezi 4 n'igice, umugore nawe atwita amezi 4 n'igice ku mwana umwe. Ikindi nuko hari ubusumbane bugaragarira mu buryo umuntu atanga ubwoko bw'abamukomokaho. Umugabo n'umugore bafatanya kubyara umwana, nubwo kabone nubwo nyine tuzi ko amezi 9 umwana yamara mu nda ya nyina atayamara mu nda ya se, ariko wa mwana uvutse afata ubwoko bwa se. Ndetse mu bihugu bimwe na bimwe bafata n'amazina ya base, ndetse ko izo mpaka zirimo zigirwa mu bindi bihugu yenda turaza kubigarukaho. Ikindi nuko usanga no mu bintu by'umurage kuraga byo kuvuga ngo ese ibintu byasigaye niba umubyeyi yitabye Imana bihabwa abande. Wasanga kenshi bakunze kwibanda kubiha abana b'abahungu, naho abana b'abakobwa ugasanga bisa naho nta burenganzira bafite kuri uwo murage. Ubwo rero ibyo byose bikaba bisa naho hari aho bitangirira kugira ngo habe ubusumbane hagati y'umugabo n'umugore, noneho bikurikije uburyo baremwe n'uburyo bateye, ariko noneho no mu muco bakagenda biyongereraho akabo ko gukandamiza umugore yenda bitwaje ahanini yenda icyo kintu cya mbere kibanze. Ndumva ari icyo naba mbivuzeho. Damas wowe nute? Ngewe uko mbibona bitewe n'ibyo Daniel arangirijeho uko abantu baremwe, ndakeka ko atari ugukumirwa, ahubwo ibyo ngibyo tuvuze nk'imirimo ijyana n'ingufu, ntabwo abagore bakumiriwe. Iyo ari imirimo isaba ingufu cyane, hari igenewe abagabo, hari n'ikenewe n'abagore. Ndabaha nk'urugero, nk'iyo bategura imikino, ari imikino mpuzamahanga,
haba imikino y'abagabo hakaba n'imikino y'abagore. Niyo waba ari umukino umwe, tuvuge nk'umupira, hari umupira w'abagore hari n'umupira w'abagabo, bitewe nuko batanganya ingufu, abagabo bashyira ukwabo abagore bakabashyira ukwabo. Aho rero nkumva atari uko bakandamiza, ahubwo kuba barabahaye ubwo buryo bwo kuba bakora iyo myitozo ya kigabo, umuntu yavuga ko ari ya kigabo, atari uko bakandamiza. Hakunze kugaragara ko umugore ukora imirimo igenewe ya kigabo afatwa nabi, bamufata ukundi, akenshi bamwita nk'igishegabo, cyangwa se yaba ari umugore akaba ari nk'indushyi, bakamuha n'andi mazina. Ahangaha twafata nk'ingero, nk'umugore ukora imirimo ya kigabo bamufata nk'aho ari igishegabo cyangwa indushyi, cyangwa se umugore w'ingare. Hakaba hari n'umugani ubyemeza uvuga ko umugore w'ingare agirwa n'ingongo y'umuhoro. Byumvikana ko aho ngaho umugore ugiye gukora imirimo ya kigabo aba atandukiriye ku icyamushobora ari iyo ngongo y'umuhoro. Hakaba n'indi migani ibyerekana ivuga yuko umugore arabyina ntasimbuka, ariko ugereranyije urebye neza nta cyabuza umugore gusimbuka, uretse ko kera nyine wenda ubu ngubu basigaye bambara amapantaro ashobora gusimbuka. Nta cyabuza umugore gusimbuka, nicyo bigaragara no muri iyo mikino. Habamo imikino yo gusimbuka y'abagore, hakabamo n'iy'abagabo. agenda nk'uri kudapira, atambuka nk'inyambo yaciye ibintu. Uwo mukobwa mwiza abasore bose babandi b'amajenti barara bamurota. Mperutse kumva inkuru ko na gitifa mushaka, ariko nyamukobwa yamubereye ibamba. Yararahiye ngo zarongorwa n'umunyamugi, basore bose b'iwabo basubiza ijambo rimwe gusa. Turacyavuga ibyo byerekeranye n'itandukanyirizo bamwe na bamwe babona nk'ubusumbane, bamwe na bamwe babona nko gukandamiza umugore. Kuri iyo ngingo rero, iyo ducukumbuye mu kinyarwanda ndetse duhereye no ku rurimi, dusanga harimo amagambo wenda bamwe bavuga yuko ashingiye kuri iryo kandamiza, ko ashingiye kuri ubwo bwikanyize bw'abagabo. Duhere nko ku ijambo kurongora. Mu gihe mu mico y'ibihugu bimwe na bimwe nko mu Burayi na Amerika bakoresha amagambo yerekana ko umugabo n'umugore barongorana, mu kinyarwanda aho umugabo ararongora umugore akarongorwa. Ibyo rero ubwo bivuga yuko nyine umugabo ari we nyiri igikorwa, umugore we nyine icyo gikorwa kikamugirirwaho. Ibyo ntabwo ari mu kinyarwanda gusa, ahubwo no mu zindi ndimi zimwe na zimwe za Afurika niko tubona bimeze. Nge rero ahangaha nge ndumva biterwa n'inshinga ubwayo uko ikoreshwa, niba icyo gikorwa baba bashaka kuvuga kijyanye n'ibyo umugabo akora cyangwa n'ibyo umugore akorerwa, ndumva nge ahangaha atari ukuvuga ko umugore bamusumbanyije n'umugabo. Tuvuge nko kurongora, niba harongora umugabo, iyo nshinga ubwayo yo kurongora, niba harongora umugabo umugore akarongorwa, si ukuvuga ko icyo gikorwa amukoreye ari cyerekanya ko amusumba. Niba iyo haza kuba ko umugore ari urongora, ntabwo byavuga ko umugabo asumbanyijwe n'umugore kubera ko umugore ari urongora. Ariko aho ngaho inshinga ubwayo yo kurongora, ni umugabo ukora icyo gikorwa hanyuma umugore akarongorwa. Umugore ni ukorerwa icyo gikorwa, si ukuvuga ko baba bamusumbanyije n'umugabo. Nge niko mbyumva. Aha abanyarwanda bashobora kuba bararangamiye cyane cyane ibyo bijyanye n'igikorwa, ariko noneho iyo nshinga uburyo ikoreshwa nko mu zindi ndimi bayerekeza ku bintu byerekeranye n'umubano, bayerekeranyije no gushakana, yenda ibyo bakabyirengagiza. Kandi nanone ahangaha umuntu ntiyanatinya kuvuga yuko wenda bagendeye ku buryo cyane cyane nyine bwa kera bw'icyo gihe, bakitegereza babigenje gutyo. Ariko mu zindi ndimi
ahangaha bikaba bivuga nyine icyo kintu cyo gushakana, icyo kintu cyo kubana. Daniel, hari irindi jambo ubona watangaho urugero? Urundi rugero twatanga ni nk'ijambo gutunga. Usanga kenshi na n'ubu rwose bavuga ngo kanaka ngo atunze umukobwa kanaka, ukaba wakwibwira ko amutunze nk'uko umuntu atunga itungo, cyangwa se uko umuntu utunga umuntu umuha ibimubeshaho, umucakara wawe, cyangwa se undi muntu wese ubeshejweho n'uko ari wowe umugize. Kandi mu by'ukuri muri iki gihe umugabo n'umugore ni magirirane, ntabwo bivuga ngo umugabo niwe ufite uburyo bwo gutunga urugo mu buryo bw'umutungo cyangwa iki bwonyine adafatanyije n'umugore. Ubwo aho birumvikana nyine yuko iyo utunze umuntu ushobora no kugera aho ngaho nyine ukamwirukana. Ariko se Daniel, ukomeje, hari ijambo ngira ngo mu kinyarwanda cyangwa se mu muco ribigaragaza? Ubwo waruvuze uti iyo utunze umuntu ushobora no guhitamo kureka kumutunga, ushobora no kumutungura ukamusenda. Iryo jambo rero naryo ryo gusenda naryo ni umugabo wafataga icyemezo cyo kohereza umugore akamwirukana akamuvana iwe. Noneho ntabwo habaho ijambo ryerekana ko umugore nawe ashobora kwirukana umugabo. Wowe ugasanga ibyo bintu biri ku ruhande rumwe, ni ibintu mbese bitumvikana ku mibanire y'umugabo n'umugore. Bundi bagombye kugira uburenganzira bumwe no kumvikana ku bintu bimwe na bimwe. Si kimwe n'uko umuntu ntabwo yirukana umugore, ntabwo yagombye kwirukana umugore nk'uko umuntu yashobora kwirukana umukozi kubera ko mwari mufitanye amasezerano, uvuga uti uzankorera akazi ngo uhembe, none ubu ngubu amasezerano ndayahagaritse ndagusezereye. Ubwo rero usanga ari ikintu nacyo kirimo gufata ibintu ku ruhande rumwe, cyangwa se byenda kuba ibyo by'ubusumbane twavugaga. Damas, wowe nuti? Ahangaha njye ndakeka ko muri ibyo bijyanye no gusenda biterwa no mu muco, kurongora cyangwa kuzana umugore ukuntu byagendaga. Umugabo yubakaga inzu, akubaka urugo, akazana umugore akava iwabo, akaza kubana n'uwo mugabo muri urwo rugo, muri iyo nzu umugabo yubatse. Noneho rero iyo bananiranwaga yirukanaga umugore akamubwira, akamuvira mu rugo, akajya iwabo cyangwa akajya kwa musaza we. Ariko aho ibihe bigeze ubu ngubu, kubera ko mu bijyanye n'ibyo byo gushakana, hamwe na hamwe hari igihe muba mwarashakanye wenda muri mu nzu mukodesha, wishyura ukwezi kumwe cyangwa bitewe n'uko mwabyumvikanyeho uko iyo nzu mugomba kuyishyura. Noneho rero simbona ukuntu umugabo yavuga ati mvira mu rugo surwe, n'umugore nawe simbona ukuntu yabwira umugabo ngo mvira mu rugo. Aho ngaho rero hari amategeko yajeho ubu ngubu agenga ibyo ngibyo by'imibanire y'umugabo n'umugore iyo bananiranywe uko babatandukanya. Akenshi aho ngaho arengera umugore. Urakoze cyane Damasi. Ibi ngibi uvuga koko bishingiye ku byo abanyarwanda bagiye bemera bitewe nyine n'umuco wabo, ariko cyane cyane iryo jambo kurongora cyangwa kurongorwa bakarifata gusa muri uru rwego bahiniye ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Gusa nabyo nubwo ari byo tutitaho muri aka kanya, niyo umuntu ari byo yashingiraho, ubu ngubu ntaho twahera twemeza yuko umugabo ari we nyiri igikorwa naho umugore kikamugirirwaho. Icyo dutindaho rero hano ni umubano. Umugabo rero ntabwo mu by'ukuri ari we urongora ngo umugore arongorwe, ahubwo barashakana, baruzuzanya. Nyamara iri jambo kurongora iyo rikoreshejwe muri uru rwego rwo gushaka, nabwo abantu bagiye bavuga yuko umugabo ari urongora, umugore akarongorwa. N'ikimenyimenyi iyo umugore wenda yabaga arusha umugabo umutungo cyangwa se imyaka, cyangwa afite icyubahiro runaka aheshwa n'umwanya afite mu buyobozi, noneho bakabona abanye n'umugabo, hari igihe
batabishiraga amakenga bakumva yuko nyine umugabo yakuruwe n'ibyo bintu ko nta mwanya afite ko nta jambo afite mbese yuko umwanya we w'ubutware nk'uko mu kinyarwanda bivuga ugabanutse ugasanga barabivuga banyega nyine ngo naka umugabo runaka ngo umugore yaramurongoye ukumva bidasanzwe ukumva ari ibintu bisuzuguritse mu by'ukuri rero abantu barashakana ari naho duhera tuvuga yuko yanshinga yuko umwe arongora undi akarongorwa iyo tubifashe tubiganisha kuri uku kubakana iyo nshinga ntabwo yagombye gukomeza kugira ako gaciro iyo umugore nyine bamusendaga yarahukanaga hazashira igihe umugabo akaba yajya kumucyura ayo magambo kwahukana no gucyura nyine icyo atwumvisha nuko iyo abashakanye bananiranye wenda umugabo yakubise umugore cyangwa yamuteje ibindi bibazo umugore niwe uva mu rugo akajya iwabo cyangwa ahandi hantu bakaba bamucumbikiye noneho kera kabaye wa mugabo akazajya gucyura nyine iri jambo gucyura nyine wagira ngo umuntu abagiye gucyura inyana cyangwa ihene ariko nko kuri ibyo byo gucyura urumva ko nyine umugore aba yavuye muri urwo rugo umugabo yaba yari yaramuzanyemo iyo agiye kumugarura rero muri urwo rugo abanyarwanda babihaye iryo jambo ryo gucyura njye numva batabagiye gucyura ihene cyangwa gucyura inyana kuko muri ibyo ngibyo nabyo hari uko bigenda uko ajya gucyura ikibazo bagiranye bakanaho hanyuma umugore yakumva bishobotse agasubira iwabo ntabwo rero umugabo aba agiye gucyura inyana cyangwa ngo acyure ihene nuko nyine uwo mugore aba yaravuye mu rugo rimwe na rimwe yarasize abana urwo rugo yasanzemo umugabo akajya ahandi umugabo kujya kumugarura muri urwo rugo nibyo gucyura aho rero ntabwo numva ubusumbane buhari niba umugabo agiye gucyura si ukuvuga ko aba agiye kuzana iyo hene cyangwa umugore aba afashwe nk'itungo umugabo aba agiye gukora icyo gikorwa kugira ngo agarure umugore mu rugo Daniel wakomeza uzirikana yuko ikinyarwanda ari ururimi rukize n'ururimi ruryoshye iyo tuvuze ngo n'ururimi rukize ku magambo rukize ku migani rukize ku nshoberamahanga ayo magambo yo mu rurimi ashobora kuba ari amagambo meza avuga byiza cyangwa avuga ibibi ariko hashobora kuba hakiriho wenda andi magambo amwe namwe agaragaza nyine iyo mibano ubwo busumbane hagati y'umugabo n'umugore hari indi jambo ubona Daniel Kanyamihanda nibyo koko amagambo yacu yo mu kinyarwanda harimo amagambo yasobanura ibitekerezo byinshi byo kora koko kubera ko mu muco hakunze kuba gusuzugura umugore ibyo byarakomeje ku buryo hari n'amagambo yerekana ko umugore ushatse kwihagararaho agashaka kuharanira uburenganzira bwe birebeka nabi ku buryo bamwita igishegabo ugasanga umugore arafatwa nk'aho yigize umutware nk'aho ashatse guharanira uburenganzira bwe ariko ashaka kubusumbya umugabo ashaka gusimbura umugabo mu rugo mbese ko ari ushaka kwigira umugabo mu rugo ashaka gufata umugabo umwanya w'umugabo
noneho ariko umugabo wiha kwitwara nk'abagore ntabwo bamwita igishegore ahubwo bamwita cyabagore cyangwa cyabakobwa. Ndetse hari n'akantu bajya bavuga ngo ni nyamugenda mu bigagara umugaragu w'abagore, byerekana ko umugabo ushatse kugenda mu murongo w'abagore gukurikiza amatwara cyangwa se amategeko y'abagore mu muco wa kinyarwanda baramunyega rwose bakamusuzugura cyane ku buryo ari we nyine bita ko ari nyamugenda mu bigagara umugaragu w'abagore. Ibyo uvuze aho Daniel koko nibyo, ibyo bya nyamugenda mu bigagara umugaragu w'abagore, umugore ushatse kugira ijambo mu rugo bamufata koko nk'igishegabo. Hakaba ari naho haturuka imigani uvuga ko umugore ruvuga ingongo y'umuhoro, bishaka kuvuga ko urugo ruvugwamo n'umugore ruba rwasenyutse. Hakaba n'irindi rivuga n'undi mugani uvuga ko nta nkokokazi ibika isake iri aho ngaho, byerekana ko nyine ijambo ry'umugore mu rugo ari rito cyane. Aha rero hari n'andi magambo abanyarwanda dukunze gukoresha ku bagore no ku bakobwa yerekana ko nyine ubaha umwanya wo hasi. Iyo uvuze ngo umugore ni inshinzi, inshinzi ni umugore uvuga cyane w'inshinzi nyine. Ushobora kubwira umugabo mugenzi wawe uturimbwa, ariko iyo ubwiye umugore ngo ni imbwakazi ni ijambo ni igitutsi kibabaje cyane. Noneho hakabaho n'andi magambo ubona asa naho ari nk'akarima k'umugabo gusa. Umugabo mu muco nyarwanda niwe winjira, umugabo niwe uharika, umugore ntashobora guharika. Umugabo niwe ufite inshoreke cyangwa ihabara. Yewe kugeza ubu sinzi, wenda ubwo muraza kumbwira niba hari umugore muzi waba ufite inshoreke y'umugabo cyangwa iki. Umugabo niwe usumbakaza, bivuga ko ari we uzana umugore wavuye mu yindi nzu akamuzana mu rugo iwe. Ariko aha ngaha twaboneraho no kuvuga ko hari abagabo nabo batahira cyangwa batenda. Gutahira ni umwe mu migenzo yakorwaga mu gihe umuhungu yabaga yarasabye umugeni mbere yo kumushyingira kwa sebukwe. Bamutumagaho, sebukwe akamwubakira inzu, akaza akaba aho ngaho muri iyo nzu ayibanamo n'umugeni we. Igihe cyo gutahira rero umuhungu imirimo yakoraga byari ukuragira inka zo kwa sebukwe. Hakaba n'igihe ateye umukobwa inda akabyarira aho ngaho. Igihe cyo kuzasubira iwabo ababyeyi b'umuhungu bakazaza gushaka abantu babo kubasaba aho ngaho kwa ba sebukwe cyangwa kwa ba mwana. Noneho umugore agahika umwana mu ruhu rw'intama, agakenyera n'inkanda, n'umugabo we bakagenda. Ibyo nibyo gutahira. Wenda Kanyamihanda wasobanurira abantu cyangwa Daniel umwe muri mwe gutenda icyo byaba bivuga? Gutenda ni umugabo wabaga adafite inkwano, noneho akajya kuba kwa sebukwe agakora imirimo ihwanye na ya nkwano, akazabayo kugeza igihe azarangiriza ya mirimo, noneho bakabona kumuha umugore. Aha nyine kantu gato umuntu yakwibutsa, ari nayo mpamvu aya magambo atagikunze gukoreshwa cyane ndetse asa naho agenda akendera, nuko ibintu byahindutse. Ubu ngubu bireze cyane iyo umukobwa cyangwa umugore yifite, afite ahaba, afite inzu, yaba yakodesha, yaba iyo yubatse, yaba iyo yaguze, noneho agatangira kugirana urukundo n'umuhungu cyangwa n'umugabo. Ibyo ngibyo ntabwo bakibifata nkaho ari ibintu bidasanzwe ngo bishakire n'amagambo adasanzwe, ahubwo byabaye nyine nabyo byinjiye mbese mu bintu bisanzwe. Umuhungu cyangwa umugabo aragenda kwibanira n'uwo mukobwa cyangwa n'uwo mugore nyine muri urwo rugo, muri iyo nzu y'umukobwa cyangwa y'umugore. bakibaza namubona umutima ugatuza ubwo ndavuga uwituze ritasobye wabasizi bahozaho ibisingizo ndetse umwimico myiza yaranzeho ni wowe nahisemo ngwino mbere umufasha icyo ngirira bwangu
ntariheba mporeze uyu mutima utarahaba hariyo umuco gukunda no kubana bisanzwe yo si ibyo mvugishwa sino gukabya impa ku mutuzo nashakaga maze ishema ryanjye ndishinjagirane shimira umuremyi wakundagiriye ni wowe nahisemo ngwino umbere umufasha byongirira bwangu ntariheba hari ibindi rero bigaragaza uko abantu batekereza abagore. Ibyo ngibyo bigaragarira mu mvugo zimwe na zimwe no mu magambo amwe namwe dusanga mu kinyarwanda. Nubwo ijambo injajwa bishobora gukoreshwa ku mugabo cyangwa ku mugore, ariko nyine usanga abantu barishyizemo ko ibyo bintu by'ubujajwa, ibyo bintu byo kugira ivuzivuzi ari iby'abagore, ndetse ku buryo ugira gutya ukumva umuntu aravuze ngo runaka agira ubugambo nk'ubw'abagore. Ndetse ibyo bintu byo kumva yuko abagore nta nkuru ibageraho ngo ibagumemo ahubwo bayasasa, hari n'abagize aho bavuga ngo impamvu Yezu yeretse abagore bwa mbere akizuka ngo kwari ukugira ngo iyo nkuru bayasase maze izagere hose. Ikindi nanone mu muco nyine wa kinyarwanda kigaragaza ubwikanyize bw'abagabo, kigaragaza gusuzugura abagore, kigaragaza kubima uburenganzira bwabo, naho byageraga ugasanga hari ikintu kimeze nk'ubusambo kugira ngo abagore bavutswe ibintu bimwe na bimwe, maze ugasanga baravuga ngo nta mugore urya ihene ngo iyo ayiriye amera ubwanwa. Ukibaza niba ubu ngubu abagore tubonana ubwanwa bose ari uko baba barariye ihene, cyangwa niba abazirya bose bamera ubwanwa. Ikindi nanone ni wa muco ngira ngo uracyariho na n'ubu mu kinyarwanda, umuco wo guhungura. Bikasa naho bijyana naho bavuga yuko umugore ari uw'umuryango. Umuryango uyu n'uyu rero uba warakoye umugeni mu wundi muryango. Noneho umugore yagira ibyago agapfusha umugabo, umwe muri baramube, ni ukuvuga abakuru cyangwa barumuna ba nyakwigendera, akamurongora. Rimwe na rimwe ndetse ibyo bigakorwa batabajije icyo umugore babitekerezaho, kuko ubundi yagombye kugira n'uburenganzira bwo kubyanga. Yewe hari n'igihe bageraho ngaho nyine bakaba batakimushaka, bakamuhambiriza riva batamuhaye n'impamba akaya ndirimbo y'impara, hamwe bavuga ngo munegetse iki bana badamu. Munegetse iki bana badamu ko nanjye naremwe ngakunda kandi ngakundwa hamwe mwese ngahaye ibintu byarahanarira munyinyi uburenganzira bwo gukunda no gukundwa n'abana b'ibyaye, ubuse ko basigaye bambaye intabaga byabungwiki. Dore mwabishe mu byase mubyidagaduramo, bahura n'uburyo bwo kwiga twari twariteganirije. Ahangaha rero hari n'umugani nyine wa kinyarwanda ushobora kuba werekeranye nabyo, wa mugani uvuga ngo umugore abarirwa imbyaro ntabarirwa inzu. Ahangaha twakwibaza
ibibazo uko umugore tumubona, uko asuzugurwa, ibyakora n'ibyo adakora, ibyo kumwita injajwa, ese baramwirukanye, baramuhunguye, bagize ese iyo ubigereranyije, umuntu yakwibaza ati ubigereranyije n'imico yo mu bazungu ari mu bihugu by'iburayi by'abazungu, ari ababanye nabo, umuntu yakwibaza ati ese byifashe bite? Ese nabo niko uko tubibona, cyangwa uko dufata igitsina gore nabo niko babibona, nabo niko babyumva? Ese hari itandukanyirizo? Kimwe mu bintu bigaragara ni uko usanga umugabo n'umugore mu bihugu byo mu bazungu bareshya, ndetse bamwe bakavuga ko uburenganzira bw'umugore ahubwo usanga busumba ubw'umugabo, mu gihe hari n'abandi bemeza ko abagore bagikomeje gukandamizwa, ari nayo mpamvu bakomeza kurwana inkundura kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Ndetse muri rwa rwego rwo kugira ngo barengere uburenganzira bw'umugore, usanga iyo haje agatotsi mu mubano w'abashakanye, noneho bikaba ngombwa ko batandukana, usanga umugabo ari uva mu rugo akajya gushaka ahandi aba, cyangwa se ari uvanwa mu rugo, ko akenshi hari n'igihe avanwamo n'ingufu za leta. Nko kuri biriya bintu by'ubujajwa tubigarutseho, mu muco wa kinyarwanda ibyo tuvuga ko ngo abagore ni injajwa, usanga mu muco w'abazungu hari igihe babifata nk'aho ndetse ari ikintu cyiza. Usanga mu biganiro ku kazi barimo baraganira, umugore ashobora kuvuga ngo inshuro aryamana n'umugabo we mu cyumweru, avuga ibyo barariye, avuga ibyahe n'ibyahe. Ibyo byose twebwe mu muco wacu twita ubujajwa, ugasanga hano mu mico y'abazungu bo barabifata nk'ibiganiro bisanzwe, ndetse barabifata nk'aho ari ikintu cyiza, nk'aho uwo muntu uvuga ibyo bintu ari umuntu uzi kubana n'abandi, ko utavuga bene ibyo ko ari umuntu yenda ko ashobora kuba ari umugome, cyangwa ari gica, cyangwa ari umuntu utazi kubana n'abandi. Mbese ku buryo imico y'inaha iyo ugereranyije n'iby'iwacu, usanga ari ibintu rimwe na rimwe ari aho bigenda bitandukana cyane, ndetse ku buryo n'ibyo ngibyo byo kwinjira no gutahira inaha ni mu bihugu by'i Burayi, mu bazungu, ntabwo ari ibintu bigitangaje cyane. Ndetse ibi bintu ahubwo wazabona akanya twazabikoraho n'ikindi kiganiro kugira ngo tubirambure, tubivuge tubivuye imuzi, kuko harimo ibintu byinshi cyane bijyana n'ibi by'imibanire y'umugabo n'umugore ugereranyije n'imico itandukanye. Munura
kubura agahinda nararwanye kananya ijosi. ikindi twakomozaho kijyanye n'uburyo umuco wa kinyarwanda ubona umugore ni ibijyanye nyine n'iyi mibanire hagati ye n'umugabo mu rugo babamo iyo bashakanye. Rimwe na rimwe hari igihe umugabo agira gutya agafata umugore akamwigirizaho nkana, akamuhondagura, akamukubita. Mu muco wa kinyarwanda rero umugore akubitwaga ntiyabivugaga, ahubwo iyo abandi bamubonanaga nk'uruguma bakabona nyine nk'amaso yabyimbye, uwo mugore yihitiragamo kuvuga ko yagonze inkingi cyangwa se akavuga ngo yarwaye nyine y'amaso y'amarundi. Ibyo ngibyo rero ahanini biterwa nyine na wa muco wa kinyarwanda uvuga ko utakubonye atakuvuga. Nyamara iyo urebye uko kubizinzika nyine mu muco wa kinyarwanda kandi umugabo yahohoteye umugore, hari igihe byavagamo impinduka zikomeye. Ugasanga kugira ngo wa mugore nyine yirwaneho agize gutya, afashe umugabo amwashije umwuko cyangwa amumennyeho amazi ashyushye cyangwa igikoma gishyushye n'ibindi. babawe Ikindi nanone twavuga nyine cyabaga giturutse nko ku mugabo nyine abangamira umugore amuhohoteye, ni ibintu by'intonganya, ni ibintu by'inyuro, kumubwira amagambo mabi. Ahangaha rwose ugasanga yenda umugore yashavuye, aranabona yuko ahubwo rya jambo ribi ribabaza kurusha n'inkoni. Ibyo ngibyo umugore uko yabonaga binaboneka mu muco wa kinyarwanda mu magambo amwe n'amwe cyangwa se mu migani imwe n'imwe, nkaho ushobora kuganira n'umuntu akavuga ati unkubite ariko ntuntuke. Ahandi bakavuga ngo ijambo rigukunze riguma mu nda. Aha nyine mu gihe cy'umujinya umuntu avuga amagambo menshi mabi, ameza ntasohoke. Ahandi bakavuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana, ijambo ry'umwanzi ntiriva mu nda, ijambo rihima umujinya. yego rero dukomeje muri iyo nshoza ijyanye n'ubusumbane cyangwa n'ihohoterwa ry'umugore mu muco wa kinyarwanda, akenshi rimwe na rimwe hari imigani igenda ibyerekana koko, aho bafata umugore nk'umuhemu cyangwa umuntu utakwisigwa. Aha turagenda tubaha imigani imwe n'imwe, ntabwo ari ukuvuga ko turi bubivuge yose, ko ni ukugira ngo tubereke ko mu muco wa kinyarwanda hari amagambo cyangwa imigani bacaga bashaka kuvuga umugore mu cyiciro iki n'iki. Nko mu cy'ubuhemu twavuga ko umugore umukina gukinza umutima, wateba akagutambuka akajya gushaka imbere ye. Bakongera bati umugore musangira amata ntimusangira amazi. Nanone bakavuga bati umugore umwita shenge warimukura mugakura inkingi. Hari n'undi mugani uvuga ko umugore umukamira impinduka zaza ati ntacyo wigeze umpa. Abandi bati umugore utazakurushya inkanda agucura gitaha. Hari naho bagira bati umugore mwiza ntabo wawe yaba uwa mukuru wawe. Umugore w'ubwenge n'umugabo we iyo uburo bweze bagura ibirago bibiri. Ngo umugore abyara uwawe ntabo wawe. Hari n'indi migani nyine ijyanye iyo bafata umugore ijyanye n'ubusambanyi, ariko ahangaha twakwibaza tuti ese uwo mugore asambana wenyine? Ubwo twaheraho nuvuga ngo umugore asasira uwishe se. Ngo umugore w'umusaza ntaherekeza urwenya. Hari n'undi uvuga ko umugore wundi aryoha. Aha ni hahandi navugaga se uwo mugore asambana ari wenyine. Hari n'umugabo wasambana. Ikindi cyerekana ko nyine umugore iyo hari icyaha ikindi niyo yagikoranye n'umugabo bashaka kubihindira ku mugore. Undi mugani uti umugore yaryamanye n'ikiremba ati nambariye ubusa ubundi se bwo nyine. Umukobwa wahiriwe yibwira ko akirusha abandi. Hakaba n'undi uvuga ko muri urwo rwego ko umukobwa ubwira asambana asabwa. Muri urwo rwego rwo kwerekana imyitwarire y'umugore mu muco wa kinyarwanda,
hari n'indi migani ivuga ko umugore ari umuntu ukunda ibintu. Aha turatanga urugero, umugore uri ku mutiba ntabura umutima, iyo afite ibintu nyine ahama hamwe nta kibazo kiba gihari. Abagore bakunda ibintu, ahabuze ibintu ntibahatinda, umwambaro wabo ni urukuta, utarutunze ntubatunga, utarutunze ntibagukunda. Ngo abagore bakunda ibintu, barakubeshye. Burya abagore bakunda abantu, igikuru cyane bakunda abana, by'agahebuzo kuruta byose. Abagore bose bakunda abagabo. Ya mikofi bahimba ya Diamond na zahabu nziza, ya miringa na bya birungo na shenete zishashagirana na bwa bushati busa ubushwange, ugira ngo abagore nibyo bakunda? Rekada. Ubu bukweto bukweta ibirenge ari ubusongoye nk'udusumari bunotora iteka batambuka aho baciye ngo takutaku. Bwa ntunshingeho ndakwishituye n'utw'imishumi ishumika imirundi n'udusandari nk'utwa Yezu n'izi zadutse ngo za bodaboda cyangwa boti z'ubwoko, ugira ngo abagore nibyo bakunda? Rekada. Twadukanzu tw'utuderi tw'uturinda dukasa ukwatwo dukubura hasi nk'utw'amaseri, ari uduhenuye nk'utw'uruhinja, ari uturumanye n'umubyimba tugashushanya n'ibiri mu nda, udutaratse dukora hirya nk'ibi bishura by'abashumba, ugira ngo abagore nibyo bakunda? Rekada. Burya abagore bakunda abantu, igikuru cyane bakunda abana, by'agahebuzo kurusha ibindi. Abagore bose bakunda abagabo. Uzi amavuta bisiga, uzi ngo bakwikoza gikoto cyangwa ikimuri nk'abakera, ntibanemera guza igikoroto 50 nakubye kabiri. Aha tugakomeza tuvuga n'indi migani yerekana ko umugore abanyarwanda bamufataga nk'umuntu w'umupfu. Umwe muri iyo migani nugira uti umugore w'umupfu agira ngo mukeba yagabuye. Bakongera bati umugore w'umupfu akubitirwa ku ibuga. Muri urwo rwego rw'imigani yerekana ubupfu bw'umugore, umunyarwanda yaragize ati umugore w'umupfu amena ibanga ry'umukamiye. Bakongera bati umugore w'umupfu arikirigita agaseka. Ngo nanone kandi bati umugore w'umupfu arya imbuto agasiga intabire. Aha twakongeraho undi mugani aho bavuga bati umugore w'umupfu imbebe mutwara umurwi. Ntitwakwibagirwa n'uvuga ngo umugore w'umupfu yicara nk'uwashyikiriye. Naho se undi bavuga ngo umugore w'umupfu yaje rugezo abyara shikama. Akaba n'undi bavuga bati umugore umurika mu mbere yandurura aba yereka imbeba. Ntitwakwibagirwa n'uvuga ngo umukobwa w'umupfu asuzuguza umuryango. Iyi migani rero yerekeye ku mugore n'imyitwarire yo mu muco wa kinyarwanda. Hari n'undi mugani twavuga ujyanye n'ubunebwe, aho bavuga bati umugore w'inyanda yitwaza bantanze urusyo. Ibaze nawe. Nkunda umugore aryoshya inzoga, nkunda umugore aryoshya inzoga, yumva abakiriya baramukije, yumva abakiriya baramukije, karibu karibu mwabashitsi, naho ibirahuri yunyuguje, agira ngende kumuraba, naho ibirahuri yunyuguje, agira ngende kumuraba, kayenge yenge, ngo kayenge yenge, yewe baba warasuruye, agira ngende kumuraba, yewe baba
inshuti mukomeje gukurikira radiyo umurage, tugeze mu bihe byo kwanzura, tugeze mu bihe byo kugira bimwe mu byo tuvuga ku byo tumaze kubagezaho. Icyo twaheraho ni ukubamenyesha yuko mu gutegura kino kiganiro twifashishije ikindi kiganiro kigeze kubaho imbona nkubone. Icyo kiganiro kikaba cyarabaye mu kwezi kwa 11 mu kinyarwanda Ugushyingo, giteguwe n'ishyirahamwe FEFA mu rwego rw'umunsi wahariwe kuzirikana intego yo kurwanya gukandamiza, kubangamira abagore. Ibyo rero byatumye ducukumbura ibingibi tumaze kubagezaho kugira ngo turebe uko byifashe no mu muco wa kinyarwanda. Nk'uko rero tubivuga muri uyu mwanzuro, turasanga mu muco wa kinyarwanda hari ibintu abantu bagiye bemera kuva kera, ndetse bakabyemeza n'abakobwa, bakabyemeza n'abagore. Urugero twafatiraho muri uwo mwanzuro ni nkaho iyo bateguraga umukobwa wabaga agiye gushyingirwa, baramubwiraga nyine, ibyo bigaragarira no mu ndirimbo zimwe na zimwe, ngo emera bakujyane, so yemeye inkwano, none ni wowe uyishyuye, izambere ziza wariye. Ahangaha nyine murumva yuko byabaga bisa no kumuhahamura, nubwo byari mu rwego rwo kumutegura, akagenda abyemeye atyo yuko hari nk'umwenda arimo, yuko agiye kurongorwa, yuko bashobora kumusenda, yuko bashobora kumwirukana, igihe bashakiye bakaba baza kumucyura akajya yicisha ahangaha herekana yuko nyine babaga barabyemejwe batyo. Ni nkaho wajyaga ukumva umugore arimo araganira na bagenzi be, akabwira ngo hewe, umugabo wanjye sinzi uko yabaye, gusa ko umugabo wanjye atajya nkubita, ndetse ahubwo bamwe bavuga ngo ikigabo cyanjye ni ikigoryi rwose, ntikijya kintonganya, ntijya kinkubita, ngo sinzi ibyacyo. Aho ngaho rero nanone mu kwerekana urwo ibyo ngibyo uvuze, umugabo nawe utarabaga afite ayo mashagaga, utarakubitaga umugore, abandi bavugaga ko yari inzaratsi, ko ari ikigoryi, ko ategekwa n'umugore. ubwo rero aho ngaho niho byageraga igihe ugasanga umugabo afashe ko gukubita umugore inshingano afite, ndetse adashobora no kuburira umwanya, ku buryo yageragaho kugira ngo akubwire ko akazi kamubanye kenshi, atuzi ko nabuze n'umwanya wo kwikubitira umugore. Akoze darnye, ibyo wowe urumva ari byo koko? Ko umugabo yagira gutyo nk'umushinga nazo akumva ko gukubita umugore ari ikintu agomba gukora buri gihe, ku buryo yabura umwanya wo kumukubita? Urumva ari ukumukubita koko ibi ngibi byo kumukubita akamurema uruguma? Uburyo yabiburira umwanya koko, akajya mu bana akavuga ati nabuze umwanya wo kwikubitira umugore.
njye nuko mbyumva. None wowe urateka ko ari ubundi ari ikindi bashaka kuvuga se? Ntukaba umwana Daniel. Njye ndumva ariko ari ukumukubita nyine byo ndumva ari ukumukubita byo kumukubita imigeri, inshyi, ingumi, ibipfunsi, inkoni, ibyo gukubitwa izakabwana. Ari ibyo ngibyo rero babonye umwanya wo kujya bakubita abagore babo, twajya duhura n'abagore bafite inguma buri munsi. Njye ntabwo ari izo nkoni numva. Ubwo wenda n'abandi bakurikira radio Umurage bashobora kuzagira icyo babitubwiraho, wa mugani umuntu akamenya niba izo nkoni ari inkoni nyine izi ngizi baramvura mu ishyamba, cyangwa se niba ari ingumi, cyangwa se niba ari ubundi bwoko bw'inkoni. Ibituma bakundanye barambara n'ibice ariko ibibatanya ni byinshi, ngikosa nzi neza nkora ni rimwe rukumbi, ndafuha ndizeye akajana yuko nkunda ariko nanjye sinjye n'umutima ukunda nuri igiterwa joro, nuri igiterwa joro, bose barakwifuza ujyuma barira, ujyuma barira ukunda kuhacana, ujyuma barira, ujyuma barira ukunda kuhacana. Kuri nje uri igicucu cy'abikira Mariya, mfite gihamya ko ntibesha, iyo umenya ko nishujuti yo uvugishije abandi, gusa ndagusabye ntuzabinyangire, iri kosa si ryanjye, ni wowe uzi uko wanjeje nuri igiterwa joro, nuri igiterwa joro, bose barakwifuza ujyuma barira, ujyuma barira ukunda kuhacana, ujyuma barira. Ahangaha rero ikindi kigaragara nuko bimwe mu byo twagiye tuvuga, bimwe mu byagiye bigaragara kuva kera, ubu ngubu hari ibigenda bihinduka. Bimwe ntabwo ariko bikiri, isi iragenda ijya mbere, umuco nyarwanda nawo uragenda ukura. Nkaho bari bakunze kuvuga ngo nta nkokokazi ibika isake ihari, hari ahantu usanga nko mu ikoraniro abantu bari hamwe ari nk'imiryango, noneho abagabo bakagenda bafata amagambo, umugore yabazi yuko umugabo we agira intege nkeya, ashobora kurucangwa, ashobora guta ibitabapfu, cyangwa se agasamusamu kamaze kumugeramo, umugore agafata iya mbere akaba ari we rwose uvuga ijambo kandi rikakirwa, ntibibe bya bindi nyine ngo nta nkokokazi ibika isake ihari. Aho ni mu muco wa kinyarwanda Kanyamiha. Ibyo biraba rwose mu muco wa kinyarwanda, ku buryo ahubwo bamwe bamaze no gutera imbere na kwa kundi ubona mu mihango y'isaba, ugira gutyo ukabona umukwe mukuru cyangwa umusangwa mukuru, umuntu ufashe ijambo rwose ni umugore. Yego mama rero. None se wagize ngo biracyatangaje ko usanga ubu ngubu no mu nsengero ubona hari abapasiteri, hari ababwirizabutumwa benshi b'abategarugori bahagarara imbere y'iteraniro rwose bakavuga ijambo ry'Imana rwose kakahava. Yego koko nk'uko bivuze Daniel, hari mu nsengero hari abagore bavuga butumwa, banza hari naho numvisha hari abadamu b'abasenyeri, n'umuntu mu rwego rwo gutegeka hari abadamu b'abadepite, hari abadamu b'abasenateri, ku isi hari abadamu bategeka ibihugu, hari abagore b'abaperezida bahari, muri za Brezil yigeze kugira umugore w'umuperezida, n'ahandi.
ubwo rero bya bindi byo kuvuga ngo abagore barakandamizwa banza birimo kugenda bivaho ahari. urebye muri make twavuga ko muri iki gihe abagore batakiryamirwa, basigaye bimirizwa imbere rwose. inshuti mwakurikiraga ikiganiro cya radiyo umurage, turabashimiye mwese. nk'uko mwabikurikiye, njyewe François nari kumwe na Daniel na Damas. iki kiganiro rero mwagiteguriwe kandi mwakigiranye n'abagabo. abo bagabo tubabwiye uko tubibona, tubabwiye uko twabibonye, tubabwiye uko tubyumva. ariko se abagore bo ubwabo babibona bate? abandi bakurikira radiyo umurage se bo barabyumva bate? uko gukandamizwa twavugaga ku ruhande rw'abagore ni gute? niba kugihari ni gute kwacika? nuwuhe muganda abantu bashobora gutanga? ni izihe nzira se umuco nyarwanda wateganyije mu gukemura bimwe muri ibyo bibazo twagiye tuvuga? turizera rero yuko mu biganiro by'ubutaha tuzumva amajwi y'abagore bakagira icyo babitubwiraho. ntabwo ari bo gusa, n'abandi abasore n'abagabo nabo bafite ijambo. naha rero tubaye dusubikiye ibiganiro by'uyu munsi. turabashimiye, naho ubutaha. radiyo umurage. radiyo umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. radiyo umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi www.umurage wacu.com